inshuti zanjye bene data bantu bashya mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese ngo bikomeze kubana namwe mwese aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Tujye kwigana ijambo ry'Imana aho tujye kwigana amagambo avuga ngo ibyatwaye Hamani amezi 12 byatwaye abayuda iminsi 3. Bene data inshuti zanjye, gusenga n'intwaro, kwitondera amategeko y'Imana birakiza kandi birinda imitego y'urupfu. Esteri igice cya 3 guhera ku murongo wa 6 kugera ku wa 9. Ariko reka duhere ku murongo wa 6 haratubwira ngo abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Asuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Hamani umwanzi w'abayuda yari uwa kabiri kuri Ahasuwerusi. Hari haratanzwe itegeko n'umwami ry'uko abantu bagomba kumuramya kandi bakamupfukamira. Ariko iri tegeko ryari ryarashyizweho n'umuntu. Ubwo Yesu yageragezwaga n'umwanzi mu butayu, muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 8 kugera ku wa 10, Satani yamuhagaritse mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Ku murongo wa 10 Yesu aramusubiza ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo yonyine ukorera. Petero n'izindi ntumwa byakozwe n'intumwa igice cya 5 ku murongo wa 29 barasubije bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Moridekayi yanze gupfukamira no kuramya Hamani nk'uko yari yabibwiwe. Nyamara muri iyi minsi turi kumvira abantu kuruta Imana, abandi barapfukamira bagenzi babo kandi bakabaramya ngo bari kubaha icyubahiro. Nibyo koko ijambo ry'Imana ritubwiriza kubaha abayobozi, ariko ntiritubwiriza kubaramya cyangwa kubapfukamira. Imana yonyine niyo dukwiye kuramya no gupfukamira. Kubera intera Hamani yazamuwemo yamuteye kugira ubwibone. Imigani igice cya 16 umurongo wa 18 haratubwira ngo kwibona kubanziriza kurimbuka kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Bene data, Hamani atubera isomo kandi Uwiteka tubashishe ducika ku bwibone, maze atwigishe guca bugufi, kuko guca bugufi kubanziriza icyubahiro. Aya magambo ari mu Migani igice cya 18 ku murongo wa 12. Kandi ngo abibone n'inkozi z'ibibi bose bazarimbuka. Hamani yagambiriye kurimbura Moridekayi wanze kumuramya, ariko yumva ko bidahagije keretse amurimburanye n'ubwoko bw'abayuda, kuko yari yaramaze kubamenya. Urwango ni ikintu kibi cyane. Urwango Hamani yanze Moridekayi rwatumye yanga n'abo ubwoko bwe. Urwango Satani afitiye amategeko y'Imana rwatumye ahiga Yesu ngo amwice, ariko abonye ko atabibashije atangira guhiga ubwoko bw'Imana. Hamani yibwiraga ko azi ubwoko bwa Moridekayi bwose, ariko yaribeshyaga kuko Imana yari yarahishe Esteri ahana ikindi cyigisho. Umugambi wa Satani ni uwo kurimbura, ariko umugambi w'Imana ni uwo gukiza, kandi yawuhishe Satani uhereye mu irema. Imana ishimwe ko inzira itabariramo ikirizamo abana bayo zirenze 1000. Ntitwihebe ahubwo dusenge. Igihe tuguwe gitumo Uwiteka azaturengera. Ku murongo wa 7, maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Muri uku kuraguza inzuzi, Hamani yagiraga ngo menye ukwezi kw'amahirwe yasoza umugambi we mubisha wo kurimbura ubwoko bw'Imana, ariko nta kwezi cyangwa se umunsi babashije kumenya, kuko Imana ihindura ubusa indagu z'abanyabinyoma. Ibyo Hamani yakoze n'ubu hari ababikora ndetse n'ibirenze. Baraguriza ubwoko bw'Imana ngo babwice, baburoge n'ibindi n'ibindi. Ariko duhumure,
kandi dukomerere mu mwami. Dukomeze dusenge Imana yacu, yo ihindura ubusa imigambi y'ababi izaturinda. Yesaya igice cya 44 ku murongo wa 24 ndetse no 25 haravuga ngo Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukujije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati Uwiteka ni jyewe waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari kumwe, indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi. Tubize inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo habuhindura ubupfu. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Nimutyo tuzibukira icyaha kandi twihane bigishoboka. Abapfumu baragurira mu nsengero, mu byumba, bajyana abantu ku misozi bababeshya. Musigeho ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo muhanye nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Aya magambo ari muri Zaburi 50:21. Ndabinginze ngo mwihane muhindukirire Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Satani ahemba nabi, mwe kumukorera. Umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9 haravuga ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu tegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza, inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Ayobejwe n'ibinyoma bya Hamani, umwami Ahasuwerusi yagushijwe mu mutego wo guca iteka ryasabaga ko Abayuda bari baratatanye ndetse banyanyagiye mu mahanga yo mu ntara zose z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bose bicwa. Hashyizweho umunsi Abayuda bagombaga kurimburwa kandi imitungo yabo ikanyagwa. Ntabwo umwami yigeze azirikana ingaruka ndende zari guherekeza ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'iryo teka yaraciye. Satani ubwe ari we wari nyirabayazana wihishe muri uwo mugambi mubisha, yageragezaga gutsemba ku isi abari bakibarizwaho kumenya Imana by'ukuri. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntiryashoboraga kuvuguruzwa. Uko byagaragaraga nta byiringiro byariho. Abisirayeli bose bagombaga kurimburwa. Ariko imigambi mibisha y'umwanzi yatsinzwe n'imbaraga iganje mu bana b'abantu. Mu buntu bw'Imana, Esther umuyudakazi wubahaga isumba byose yari yaragizwe umwamikazi w'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Moridekayi yari umuntu wa bugufi mu muryango wa Esther. Mu kaga gakomeye barimo, biyemeje gusanga umwami Ahasuwerusi kugira ngo bavuganire ubwoko bwabo. Esther yagombaga kwigerezaho akajya imbere nk'umuvugizi w'ubwoko bwe. Moridekayi yaravuze mu gice cya 4 ku murongo wa 14 ati ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mbese Esther yari bwicecekere kuko yari umwamikazi? Oya, Esther yagize Imana nyambere maze akoresha icyubahiro yamuhaye. Abakobwa ndetse n'abagore, mureke tugire Imana nyambere maze dukoreshe icyubahiro Imana yaduhaye. Iki cyubahiro twagiheshejwe n'amaraso Yesu yatumeneye, agapfa urupfu rubi ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo tugihabwa bitewe n'imirimo dukora cyangwa se ko tuzwi cyane cyangwa se abo turi bo aho tuvuka. Oya, tugiheshwa n'igitambo cya Kristo ku munyabyaha. Akaga Esther yahuye nako kasabaga ko habaho kugira igikorwa mu buryo bwihuse, ariko we na Moridekayi babonye ko Imana nitagira ikibakorera gikomeye,
umuhati wabo ubwabo ntacyo ushobora kugeraho. Ku bw'ibyo Esiteri yafashe igihe cyo kwihererana n'Imana, yo soko y'imbaraga ze. Esiteri yabwiye Moridekayi mu gice cya 4 ku murongo wa 16 ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa mu nsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Nyuma y'amasengesho y'iminsi 3, Esiteri yaratinyutse ajya kureba umwami Ahasuwerusi. Nubwo byari bubujijwe ko agenda adahamagawe, ariko yakiriwe neza no gusaba kwe kuremerwa. Iki ni igihamya cy'uko Imana yumva gusenga kw'abana bayo kandi ikabasubiza, ndetse kandi ko ntaho ubwoko bwayo buhejwe, kandi ko bwakirwa neza kuko buba buherekejwe n'ingabo zitabonwa n'ijisho ry'umuntu. Njya nkunda kuvuga ngo Imana iduha ubwenge. Bene data nshuti zanjye, Imana iduha ubwenge kuko bizatubashisha kumenya igihe, niba kandi ari igihe cyo gukora n'icyo tugomba gukora, maze dusobanukirwe igihe dukwiriye kuvuga n'igihe dukwiriye kwicecekera, ndetse n'amagambo yo kuvuga igihe biri ngombwa. Kubwo kudahita amenyesha umwami icyo yaramutumiriye, byatumye Imana yihesha icyubahiro kandi yubahisha umugaragu wayo Moridekayi wari warayihamije mu Baperesi basengaga ibigirwamana, aho yakorejwe isoni, aho yatukiwe, niho Imana yamuhereye icyubahiro, maze ihakoreza Hamani isoni. Hahandi yishyiriraga hejuru, itera ba bandi bamuraguriraga kumenya ko imigambi yayo ari myiza ku bayubaha kandi bakayubahisha. Imenyesha n'ab'urugo rwa Hamani ko ari Imana ishyira hejuru kandi igacisha bugufi uyubaha wese, imwemera kandi ko yitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Esiteri yararitse umwami na Hamani mu nkera ku munsi wa mbere. Esiteri ntiyahise avuga impamvu y'inkera uwo mwanya, yasabye umwami kuzagaruka ku munsi ukurikiyeho. Hamani yatashye yishimiye ko yatumiwe n'umwamikazi kandi ko nta wundi wari wakundiwe kuza muri iyo nkera. Kwishyira hejuru n'ubwibone byarikubye. Kubera ubwibone yumvaga icyubahiro afite n'ibyo atunze byose ntacyo bimaze, mu gihe akibona Moridekayi utarugize icyo amutwara. Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru ajya aba umugaragu. Usanga kenshi mu byo dukora aho tugenda duharanira isumbwe n'icyubahiro, ariko ibi bidukururira akaga. Ni mutyo twige guca bugufi, ariko kandi ntitwisuzuguze, ahubwo tuzirikane icyubahiro Imana yaduhaye, kuko na Moridekayi yaragikoresheje ntiyemera itegeko ry'umuntu. Ubwibone bwateye Hamani kwishyira hejuru, yumva ko ibyiza byose, icyubahiro ari we bikwiye. Yuzuwe n'urwango asigara nawe ubwe atakitekerezaho, hashibuka kutanyurwa kugeza ubwo yemera inama mbi. Ijoro ry'uwo munsi Satani yamubujije gusinzira, arategura uko ari gusohoza inama mbi yari yagiriwe n'umugore we n'inshuti ze yo kumanika Moridekayi akamwikiza. Ariko kandi Imana ibuza ibitotsi umwami Ahasuwerusi kugeza ubwo yibuka ibya Moridekayi wari wareze abagabo 2 bashakaga kumwica, kandi ko nta n'ingororano yari yahawe. Igihe cyo kumugororera Moridekayi, Satani yacukuraga icyobo, maze Imana itegura uburyo bwo kumukiza. Mu gice cya 6 umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza ati, ntacyo yahawe. Umwami yabajije uri mu rugo, basanga ni Hamani. Ahasuwerusi aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari umwami yakunda kubaha kundota? Kuko yumvaga ko ibyiza byose ari ibye. Yihutiye gusubiza. Aha twiga isomo, twihutire kumva ariko dutinde gusubiza
Imigani igice cya 15 umurongo wa 23 haravuga ngo umuntu yishimira ibyo asubiza abandi, ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Nuko umwami Ahasuwerusi abwira Hamani ati, huta wenda imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubugenza utyo Moridekayi Yuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko bajya inama be n'umugore we Zereshi, baramubwira bati, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe, haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yiteguye. Imirimo yose myiza dukora iribukwa, naho tutahita tuyihemberwa, ariko mu bitabo byo mu ijuru irandekwa, kandi iyi saha igeze uragororerwa. Kandi nitudahemberwa muri iyi si, ingororano zacu tuzazihererwa mu ijuru. Twe gucogora gukora neza, imirimo myiza tuyongereho kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo. Ariko ntitwishuke kubw'imirimo myiza, kuko benshi muri twe hari ibyo dukorera kwihimbaza, kumenyekana n'ibindi, kandi ibyo ntibizadukiza. Inkera yakurikiyeho, ubwo Esiteri yakiraga abashyitsi, umwami yongera kubaza ati, urasaba iki mwamikazi Esiteri ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Iki nicyo cyari igihe cyo kuvuga kwa Esiteri. Esiteri yaravuze, icyo avuze kiremerwa, kuko yavuze ku gihe kandi ayobowe n'umwuka w'Imana. Abayuda baratabawe, Hamani umwanzi wabo aramanikwa kuri cya giti yari yiteguriye Moridekayi. Moridekayi ahabwa icyubahiro n'Abayuda bose aho bari mu bihugu by'Abamedi n'Abaperisi baratabarwa. Ubwo byatwaye Hamani amezi 12 gutangira igikorwa cye cy'ubugambanyi cyajyanaga ku kumena amaraso y'abana b'Imana, byatwaye Abayuda iminsi 3 y'amasengesho ngo iyo migambi burizwemo. Sinzi intambara urwana, sinzi abakurwanya, ariko icyo nzi cyo nuko hejuru y'ibikurwanya n'abakurwanya, Yesu ari umurengezi wacu. Dusenga ubudasiba, nawe azihesha icyubahiro. Ibintu bishishana byageze ku bwoko bw'Imana mu gihe cya Esiteri ntibyari umwihariko kuwo muri icyo gihe gusa. Yohana yaravuze mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17 ati, icyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera, bibasira bakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa. Itegeko rirwanya ubwoko bw'Imana risa n'iryatanzwe n'umwami Ahasuwerusi rigiye gutangwa. Abakomeza amategeko y'Imana kandi bacyaha abayica bazarenganywa. Satani azahagurukiriza umujinya banga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi, bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Abatware, ababwiriza na bamwe mu bagize itorero bazatotiza, bazafatanya bacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni. Kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira.
kugira ngo bamenyekane kandi bakundwe. Amategeko y'Imana bazayakuraho bashyireho ayabo. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25 haravuga ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Nyamara abubaha Imana ntibashobora kwemera gahunda yica itegeko ryo mu mategeko 10 y'Imana. Kuri uru rubuga niho hazarwanirwa urugamba rukomeye ruheruka mu ntambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Nyamara nk'uko byagenze mu gihe cya Esther na Moridekayi, no muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe n'ubwoko bwe. Reka dusoze n'isengesho. Uwiteka Imana idukunda, ituyahirengeho mu ijuru, tugushimira urukundo dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege, yemera kwishyiraho ibyaha byacu, yemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro, arabambwa, twebwe turabamburwa. Izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye ko twongerera amahirwe yo kurama ku isi. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Urakoze ko utwemereye kwigana ijambo ryawe, utubashishe turibikira mu mitima yacu kutagucumuraho, nk'uko wabanye na Moridekayi, Esther n'abayuda bose, ukaburizaho imigambi ya Hamani wari igikoresho cya Satani, maze ukihesha icyubahiro. Turakwinginze ngo abe ariko uburizaho imigambi mibisha y'ingabo ziyobowe na Satani zahagurukiye kuturwanya. Bitwara igihe kinini abanzi bacu bacura imigambi yo kutugirira nabi, kandi ujya wemera ko bidushyikira, ariko iyo dusenze bitwara agahe gato cyane ya migambi yose ikaburizwamo. Uwiteka Imana yera kandi ikiranuka, twasobanukiwe kandi ko iyo inshingano wahaye umuntu ayirangije neza, habaho ubwo wemera kwagwa mu maboko y'abanzi, nk'uko byagenze mu gihe cya Yohana Umubatiza waciriwe igihanga mu nzu y'imbohe. Uduhe kukwizera ibihe byose. Mwami Yesu, muri twe harimo abajengerejwe n'abapfumu n'abarozi, abagirirwa nabi n'ababanga kandi babahora ubusa, abemwe ibyo bari bakwiriye, abarenganirizwa izina ryawe, bagatukwa, bagashinyagurirwa kubwo guhara ibyabo, bagahitamo kugukurikira. Ni benshi Data, kandi bose urabazi. Twese hamwe utubabare ibyo twagukiraniwe byose, maze udukize imitwaro Satani yaduhekeshaga. Udutabare, kuko gutabarwa kwacu guturuka kuri wowe waremye ijuru n'isi. Utwigishe kukunambaho ibihe byose, duhore dusenga, kuko wumva gusenga kw'abana bawe kandi ukabasubiza. Tukweretse abadafite icumbi bari guteraganwa nk'umuraba wo mu nyanja, badafite kirengera, abambaye ubusa, abashonje, abacitse intege kuko basenze bakabona ntibasubizwa, imfubyi n'abapfakazi n'abandi bose bababaye. Wowe Imana urebera hose icyarimwe, tabara abana bawe, buri umwe umuhe ibimukwiriye byatumye izina ryawe ryubahwa mu mahanga yose. Mwami Yesu, turi mu bihe twitegura kugaruka kwawe kwa kabiri. Waduhishuriye ibizaba mbere yo kugaruka, kandi byinshi turi kubibona umunsi ku wundi. Wanatubwiye kuba maso, kwirinda no guhora dusenga, kugira ngo tutazagwa mu moshya. Bitubashishe, kuko ntacyo twakwishoboza tutagufite. Ibihe bikomeye byageze ku Bayuda bazira ko amategeko yabo atarahwanye n'ayandi mahanga, n'ubundi bigiye kugera ku bitondera kandi bagakomeza amategeko y'Imana. Ariko twabonye ko tutagomba gutinya, kuko watabaye Abayuda, kandi ko nta kabuza uzatabara abagungiraho bose. None Data, uturinde gutinya, uduhe kwizera ijambo ryawe kuko ari ukuri, kandi uduhe kwita ku iherezo ryacu. Komeza kubana natwe no kuturinda, maze ubwo ugiye kugaruka uzasange tukwiteguye. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisabye kandi twizeye ko ubiduhera ubuntu. Urakoze Data, amen. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese, ndabakunda.